Niba warigeze usoma ibitabo by'Abadiventiste umunsi wa karindwi, byanze bikunze izina Ellen G. White si ubwa mbere uryumvise. Ni umuhanuzi abahuje nawe imyemerere bemeza ko yavukiye guhishura ukuri kwari kwarapfukiranwe n'idini y'ikinyoma. Tugiye kugaruka kuri byinshi byaranze ubuzima bwe. Mbahaye ikaze, nitwa Charles Gahigana. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ellen Gold Hammond. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kitwa Guam kwa 26 Ugushyingo mu 1827, apfa kuwa 16 Nyakanga mu 1915. Nyuma yaje kumenyekana ku izina rya Ellen Gold White kuko yashakanye na James Spring White, bituma amenyekana kuri ako kazina ka White ko mu mazina y'umugabo we. Izina Gold rikunze kwandikwa rihinnye maze bakandika Ellen G. White, ndetse no ku bitabo bye byinshi niyo mazina ariho. Yavukiye rimwe n'impanga ye Elizabeth M. Banks, abyarwa na Robert ndetse na Eunice Hammond. Robert se wa Ellen G. White yari umuhinzi akanakora ingofero. Ellen Gold Hammond yamenyanye na James Springer White mu 1845, maze nyuma y'umwaka umwe, ubwo ni ukuvuga mu 1846, barashakana. James Springer White yavuze ko yakundiye Ellen ko yari umuntu uyeguriye Yesu kandi akaba yari umuntu uvugana n'Imana by'ukuri. James na Ellen babyaranye abana 4 b'abahungu, ariko 2 muri bo nibo babashije gukura. Umwe yapfuye afite amezi 3, undi apfa afite imyaka 16. Uyu mugore afatwa mu mateka y'Iyobokamana nk'umuntu udasanzwe kubera ibigwi bye. Ni ufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kuko ari we wadukanye inyigisho za Kidiventiste zamamaza Isabato, afatanyije n'umugabo we James Springer White na Joseph Bates. Kubera ibitabo Ellen G. White yanditse n'uburyo yamamaye kwigisha inyigisho za Kidiventiste, Smithsonian Magazine yamushyize mu bantu 100 batazibagira mu mateka ibihe byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ellen G. White afatwa nka nyogokuruza w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Akaba yarihanye biturutse ku ibuye yakubiswe mu gahanga ubwo yari avuye ku ishuri ku myaka 9 y'amavuko. Iryo buye ryaramukomerekeje cyane ku buryo yamaze ibyumweru 3 udafite ubwenge, bikaba byaramuviriyemo no kureka ishuri. Byagaragaraga ko umukobwa muto Ellen n'ahazaza heza afite. Ariko rimwe mu 1840, Ellen G. White n'ababyeyi be bitabiriye igiterane cy'Abamethodiste. Icyo gihe yari afite imyaka 12 y'amavuko. Yaje kumva ijwi ry'Imana rikomanga umutima we, maze nawe yigurira Imana abatizwa mu itorero ry'Abamethodiste. Mu 1842, Ellen n'umuryango we bitabiriye amateraniro y'Abadiventiste yakorwaga na William Miller i Portland, maze bemera inyigisho yigishaga zamamazaga ko Kristo yagombaga kuza mu 1844 akaza kweza isi. Gusa icyo gihe ntabwo yaje kuko babitekerezaga, kuko iyo tariki yahuje neza nuko Kristo yari avuye ahera agiye ahera cyane, aho yari agiye kweza ubuturo bwera bwo mu ijuru. Icyo gihe cyari igihe kigoranye ku bari bategereje, ariko Imana yakoresheje Ellen G. White atangira umurimo wo kugaragaza ukuri, ari naho yatangiye kugira amayerekwa, akagenda agaragaza ukuri kwinshi gutandukanye kwari kwaragiye kugurirwa n'idini y'ikinyoma. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye bizabaho mu isi. Aya mayerekwa akaba yaremejwe n'Abadiventiste ba mbere kandi n'ubu yemerwa n'Abadiventiste ku isi yose, ndetse bemeza ko ubuhanuzi bwe buhamanya n'ukuri kugaragara mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kimwe mu bitabo bikuyemo ubuhanuzi bwo kurangira ku isi no kugaruka k'Umwami Yesu nk'uko Abakristo babyizera. Mu mahame agenga iri torero ry'Abadiventiste harimo ihame rivuga ko imwe mu mpano za mwuka ziranga itorero ryasigaye ari ubuhanuzi. Bakongeraho ko ubwo buhanuzi bwagaragajwe mu nyigisho za Ellen G. White nk'intumwa y'Imana. Inyigisho za Ellen G. White zagiye ziteza impaka mu bihe byinshi kuko yandikanaga umwuka wo kunenga no gutunga agatoki Kiliziya Gatolika n'inyigisho zayo. Urusobe rw'izo nyandiko rwise The Great Controversial Theme. Biragoye kubona ikinyarwanda kiboneye, ariko ugenekereje wabyita insanganyamatsiko y'ivugurura rikomeye. Muri urwo rusobe rw'izo nyandiko harimo kimwe mu bitabo bye cyamenyekanye cyitwa Intambara Ikomeye. Iki gitabo muri make kigaragaza intambara, ukutumvikana cyangwa se ukuvuguruzanya biri hagati ya Kristo na Satani, kandi iyi ntambara irwanirwa ku bayoboke. Mu 1858 nibwo ngo yagize iyerekwa ryamusabye kwandika igitabo cy'Intambara Ikomeye. Icyo gihe yeretswe Yesu n'abamarayika barwana intambara ikomeye na Satani n'abadayimoni be.
Intego nyamukuru y'iyo ntambara ikaba ari iyo kwegukana umuntu. Mu bindi bitabo bya Ellen G. White byifashishwa mu iyobokamana rya Kidivantiste harimo Kugana Yesu, Uwifuzwa ibihe byose, Inama ku basore, Abahanuzi n'Abami n'ibindi byinshi cyane. Ubushakashatsi bugaragaza ko mu buzima bwe yasohoye inyandiko 5,000 n'ibitabo 40. Hakiyongeraho n'umuzingo w'inyandiko yandikishije intoki igizwe na paje zirenga 100,000. Ahanini byibandaga ku mayereko yagendaga agira, akaba ibyibanda ku buzima n'imirire ndetse n'ibyibanda ku mibanire y'abantu rusange ndetse n'uburezi n'uburere. Ellen G. White afatwa nka nyogokuruza w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi nk'uko twabibabwiye. Yagiye yandika ibitabo byinshi cyane nk'uko twagiye tubibona bigenda byibanda no ku buzima busanzwe abakristo bagomba kubaho. Hari ibyibanda ku buzima, hari kabiri ibyibanda ku mirire bigenda byifashishwa mu buzima busanzwe bw'abantu. Ellen G. White yakomeje umurimo we maze tariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu 1915 asezera urugendo rwe ku isi. Yapfuye afite imyaka 87 y'amavuko, ashyingurwa hafi y'umugabo we i Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahantu bashyinguye hafatwa nk'amwe mu mukerarugendo bw'Abadiventiste umunsi wa karindwi kuko bajya bakora n'ingendo shuri zo kuhasura. Ibi byo wamenya kuri Ellen G. White ufatwa nk'umwe mu batangije itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi biturutse ku kabuye gato yakubiswe ubwo yaravuye ku ishuri ku myaka 9 y'amavuko. Nshimiye abo twabanye muri kino cyegeranyo kigufi, bashimira yuko mudahwema kubana nanjye. Kanda subscribe tujye tubana ku bindi biganiro byinshi. Nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.